Imana yakunze, kuko Imana yakunze abari mw'isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. kuko Imana yakunze, kuko Imana yakunze abari mw'isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. kuko Imana yakunze, kuko Imana yakunze abari mw'isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. ubwo bugingo ni Kristo, kandi muri we niho habonerwa ubugingo bw'iteka, niyo mpano ituruka ku Mana. ubwo bugingo ni Kristo, kandi muri we niho habonerwa ubugingo bw'iteka, niyo mpano ituruka ku Mana. Sawa sawa. Haleluya, Haleluya. bugingo we ni wowe wari ukwiriye kuza mw'isi kuducungura. bugingo we ni wowe wari ukwiriye kuza mw'isi kuducungura. mwami wabaye umuhuza w'abantu n'Imana, uba ikimenyetso cy'urw'Imana idukunda. Kristo wabaye umuhuza w'abantu n'Imana, uba ikimenyetso cy'urw'Imana idukunda. bugingo we ni wowe wari ukwiye kuza mw'isi kuducungura. bugingo we ni wowe wari ukwiye kuza mw'isi kuducungura. mwami wabaye umuhuza w'abantu n'Imana, uba ikimenyetso cy'urw'Imana idukunda. Kristo wabaye ikiraro kiduhuza na Data, uba ikimenyetso, uba ikimenyetso, uba ikimenyetso. mwami wabaye umuhuza w'abantu n'Imana, uba ikimenyetso cy'urw'Imana bugingo we, haleluya, ni wowe wari ukwiye kuza mw'isi kuducungura. bugingo we ni wowe wari ukwiye kuza mw'isi kuducungura. Haleluya. Yesu shimwe. Haleluya. ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya wowe Mana, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya wowe Mana, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. twese tukamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Haleluya. ubu nibwo bugingo buhoraho,
ko tukumenya wowe Mana, tukamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko tukumenya wowe Mana, tukamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Twese tukamenya n'uwo watumye ari we Yesu twese Kristo. tukamenya n'uwo watumye ari we Yesu itorero Kristo. rikamenya n'uwo watumye ari we Yesu isi yose Kristo. ikamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Amen. Ndukwikunda umwana wayo, jeni kwinkunda ntakwiriye nari umugome, nuko Nukwima Yesu musaraba, kandi ukwikunda ukwikunda nanje irankunda nari umugome, nukwima Yesu igiciro gikomeye, kandi ukwikunda tubisubiremo cyane, umwana wayo nanjye niko yamunze nabikwiriye, Mana ishimwe, nari mubi cyane, ima Yesu nk'Imana ikomeye, wambambirwe, Mana ishimwe cyane, mubo yacunguje ayo maraso, nzi yuko nanjye nzajya ndirimba urwo rukundo, haleluya, twize isi yose, nzajya ndirimba urwo rukundo yadukize isi yose. Hallelujah.
gusenga, imbaraga zo gusenga zikora ibikomeye, zisenyura ibihome, zigera utagera, zihindura ibidashobokera abana b'abantu kuba ibishoboka. Imbaraga zo gusenga, imbaraga zo gusenga zikora ibikomeye, zisenyura ibihome, zigera utagera, zihindura ibidashobokera abana b'abantu kuba ibishoboka. Mu gihe cy'umwami Ahasuwerusi, ubwo Abayuda bagombaga gupfa, Morodekayi n'Abayuda bose birisha ubusa iminsi itatu basenga Imana. Imana yumva gusenga kwabo, barakira kubw'amasengesho. Imana yumva gusenga kwabo, barakira kubw'amasengesho. Imbaraga zo gusenga, imbaraga zo gusenga zikora ibikomeye, zisenyura ibihome, zigera naho utagera, zihindura ibidashobokera abana b'abantu kuba ibishoboka. Imbaraga zo gusenga, imbaraga zo gusenga zikora ibikomeye, zisenyura ibihome, zigera utagera, zihindura ibidashobokera abana b'abantu kuba ibishoboka. Esira n'abagenzi be bose uko bajyaga i Yerusalemu, bageze ku kagezi ahava babura inzira. birisha ubusa iminsi itatu basenga Imana. Imana yumva gusenga kwabo, ukuboko kwayo. Imana yumva gusenga kwabo, kandi yemera kujyana nabo. Nawe ufite intambara ikomeye, ubuze uko wabigenza, ariko ujya imbere y'Imana wibwira uko bimeze. Iragukunda nawe intambara zatera, nawe ikuzimu batera.
reka gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye umwete nk'inshuti nziza ntabwo igihe n'ibanga niba umutima wawe ntacyo ukurega izaguhana gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro haleluya yasenganye umwete n'inshuti nziza n'inshuti yanjye nawe kubera inshuti niba umutima wawe ntacyo ukurega n'izaguhana gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye umwete n'inshuti nziza haleluya umutima wawe ntacyo ukurega n'izaguhana mbega ubuntu bw'Imana twagiriwe na Yesu uwadukoye amaraso y'igiciro cyinshi mbega ubuntu bw'Imana twagiriwe na Yesu uwadukoye amaraso y'igiciro cyinshi mbega ubuntu bw'Imana twagiriwe na Yesu uwadukoye amaraso y'igiciro cyinshi mbega kwitanga yagize apfira umunyabyaha uwo ni jyewe nawe iyo mbega kwitanga kwiwe yaritanze kubwanjye nawe apfira umunyabyaha uwo ni jyewe nawe Imana ishimwe iyo mbega kwitanga kwiwe yagize we apfira umunyabyaha nkanjye nawe arabiyaganira we uwo ni jyewe nawe Imana yanishimye mbega imibyimba mbega inkoni Yesu yakubiswe azira wowe nanjye mbega imibyimba mbega inkoni Yesu wanjye yakubiswe azira wowe nanjye
umusaraba cyari igiti kibi, umusaraba cyabambwa kw'abagome ndetse n'inkozi z'ibibi, ariko Yesu yemera kwitanga. Umusaraba cyari igiti kibi, umusaraba cyabambwa kw'abagome ndetse n'inkozi z'ibibi, ariko Yesu yemera kwitanga. Umusaraba cyari haleluya, umusaraba cyabambwa kw'abagome ndetse n'inkozi z'ibibi, Yesu wanjye aritanga kwitanga. Oh ntiyita kubamuzi, yo yemera kunyakira nanjye, yo ndetse n'ikamba ry'amawa niyita ku isoni z'ubwamure, yego yemera ndetse n'ikamba, arababazwa kugira ngo ambone ashimwe waducunguye. Niyita kwambara ubusa umwami w'abami, ashimwe waducunguye. Ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamba nziza, ariko cyane ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamba nziza, ariko cyane ndashima umwami Yesu, ariko ndashima umwami Yesu, ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamba nziza, ariko cyane umwami Yesu. Yesu ashimwe. Haleluya. Twikirize haleluya. Nanone haleluya. Ejo umushumba atuganiriza ku igaburo, aravuze ngo bamufunze ibitambaro mu maso, bamukubita ibipfunsi, bamucira n'amacandwe, bakamukubita inshi, bakavuga ngo furu ukubise. Twikirize haleluya. Munyemerere mujejuru dushime Imana mu isengesho, twishimire ku bwa Kristo utaranze no gupurupuru rw'ibivume, akemera no kwambara ubusa. Ejo umushumba arabivuze ngo na ka kabino wamushyiramo n'ukubera umuaktere wari ukinnye filime, ariko yari yambaye buri kugira ngo njyewe nawe herumuri nigiririmba ngo Barnaba wo baraba ni njyewe nawe, mwari mushemo nanyegere kandi muwe mupfundura ibiseke. Akwiriye gushimirwa urukundo yadukunze. Paulo yaranditse aravuga ngo yabonye yuko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa byose arabyiyambura, araza kugira ngo munyemere tumukomere amashyi. Yesu yagize neza. Impanda nimuririmba ku igaburo ubutaha muzayirimba ino ndirimbo. Yesu yagize neza. Yesu yagize. Mana turagushimira mu izina rya Yesu.
Ushimye cyane cyane. Ugiye gutanga amaturo y'ishimwe usabiye buri wese umugisha kugira ngo ineza yawe nawe ugereho utageze icyaroka nawe mwami utaha azaze mu nzu yawe afite amaturo y'ishimwe ariko turagushimye cyane ko watanze Yesu umwana wacu. Reka dutanga amaturo. Iki cyonyine gikwiriye kuba cyatuma tumutura amaturo. Dutanga amaturo y'ishimwe ducunguza uburyo umwete. Bena mwegere hano iminota 2 tuyikoreshe. Ndashimu musaraba, ndashima yamvanzi. Dutambuke dutanga amaturo, turirimbane duhagurutse kuko tugiye kumva n'ijambo ry'Imana. Ndashima nanone, ndashima abayafite kuri telefone turakoresha momo pay ya mibare akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 kode ni 0777 turirimba ukaririmbo dushimira umwami utambuka n'ituro ryawe. Nanone ndashima oh ndashima abayafite kuri telefone turakoresha kode 0777 ku musaraba mwiza niho umuntu nabonye urwandiko rutari ku musaraba mwiza, ku musaraba niho abagabo abo bakamu jewe ndashima umusaraba wa Yesu we, ndashima yamvanziza ariko cyane ndashima ndashima yamvanziza cyane ariko. Haleluya, ashimwe Yesu. Mana turagushimiye byongeye kutwibutsa gucungurwa kwacu. Twicaye ahangaha kuko wagiye ku musaraba, twicaye ahangaha kuko wemeye n'isoni zabo. Tugushimiye ko mu rupfu ariho itoro ryavuye, tugushimiye ko mu rupfu ariho duhererwa ibyiringiro. Tugushimiye kubwawe ko wadusigiye n'ijambo rirushaho kudukomeza. Dusengeye umukozi wawe yarateguye, yarasomye, yabaye inspired n'umwuka wera, ariko reka twongere dusabe mwuka wera ngagenda akore ku mutima w'Imana, atuzanire ibyo dukwiriye kumva abinyuze muri Ernest. Tumusabiye kurindwa n'imbaraga z'umwuka wera, tumusabiye gukingirizwa n'ubwiza bw'isumba byose. Reka amagambo ye abari ku murongo kandi rwose uyayoboza imbaraga zikomeye, kandi arenge kuba ye, ahubwo akore ku mitima yacu ukashoroye imbaraga z'umwuka wera. Dusengeye no mitima yose kugira ngo yumve ivugo yawe kandi no kutuganiriza. Mugirire neza muri byose kandi natwe twumve icyo dushakaho, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Sashimwe. Haleluya. Fate Bibiliya zanyu kuri page 196 isezerano rishya, rwandiko Paulo yandikiye Abefeso
igice cya 4 paji 196 mu isezerano rishya, rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 4 murongo wa 11. Aranditse ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Amen. Nanone turasubira inyuma ho gato ku gice cya 2 muri urwo rwandiko, ku murongo w'8 haranditswe ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Murongo w'10 yaranditse ngo kuko turi abo yaremye tumere imirimo myiza muri Kristo Yesu, Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Tuyoganira ku ijambo ry'Imana rifite ryibanda cyane ko turi umushinga w'Imana. Haleluya. Umuntu ni umushinga w'Imana. Isomye Bibiliya mu Itangiriro igice cya 2 uhereye ku murongo wa 7 ukamanuka, usanga ko umuntu yagiye mu bitekerezo by'abantu bo mu ijuru. Haleluya. Yagiye mu bitekerezo by'Imana n'umwana wayo Yesu Kristo ndetse n'umwuka wera, ahanyuma abaho biciriye mu irema, ndetse na nyuma Imana imuha umufasha biciriye mu gikorwa gikomeye yakoze cyo kumusinziriza ikamuha umugore. Byo murabizi, abenshi mwarabyize muri no kwigira inyigisho z'umubano, ariko muri rusange umuntu ni umushinga. Haleluya. Ni umushinga Imana yatekerejeho igihe kirekire, kuko nawe ugiye kubaka ubanza ugashaka amafaranga, ugashaka amatafari. Mwarabibonye kuntu tujya gutangira hariya byabanje kujya bitugora, yewe bagashyiraho n'igishushanyo mbonera, igishushanyo kikagenda kitubatswe. Burya nta yindi mpamvu, ni ukubera gutinya umushinga. Umushinga niwe wari uri kutugaragaza agati, ariko igihe kigeze cy'Imana yari yaragambiriye nicyo kirahangaha. Turabishimira Imana. Ndaje rero tuganire ko turi umushinga w'Imana, kandi umushinga ugirira nyirawo umumaro uko byagenda kose. Nta muntu utegura umushinga ashaka guhomba. Reka manze nshimira Imana. Yesu ashimwe. Je namwe dufatanyije gushimira Imana yaduhaye kugera muri ukwezi kwa 9. Imana ishimwe. Twatangiye uyu mwaka tubona nyine hari ibibazo byinshi, biciro bigenda bihinduka, hari kwa mbere nyamara kurarangira, no kwa kabiri kurarangira, no kwa gatatu kurarangira. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 3 w'ukwezi kwa kangahe? Kwa 9. Uyu mwaka nawe uzarangira. Ariko by'umwihariko impamvu mvuze kuri uyu mwaka, wari unsize ejo bundi mu kwezi kwa 8 kugitangira. Nari ndimo umuhanuzi cyangwa se umukozi w'Imana yarambwiye ngo Imana injijije urupfu rukomeye rw'impanuka, rukomeye. Hano iyo turi i Kigali kumva impanuka tujya tubona hari ikintu cyoroshye. Impanuka na moto tubisikanira nazo hano mu nzira, n'imodoka n'amagara duturuka inyuma, byose mbese bya bintu byose tujya tubona ni impanuka. N'uru rusengero ni impanuka ibereye ahangaha. Ibintu byose bijya biba mu mujyi wa Kigali ni impanuka. Ndavuga nti Imana izangirire neza, kuko nyine n'ubu nisanzwe mbona twibereho mu buryo bw'impanuka. Ndavuga ngo Imana izangirire neza. Arambwira ariko ngo Imana izakugirira neza. Haleluya. Iyo yo yari ihari rero, noneho busanzwe zirahari, ariko noneho iyo ngiyo yari gize gute? Iyo yari ihari, yari yaje ari simusiga,
ndavuga nti ubwo Imana izangirira neza. Twari mu masengesho hano ya nibature tujya dusenga rimwe mu kwezi, hanyuma Imana none yaratubwiye ngo tuzasenge iminsi 2. Dusengana umunsi wa mbere, turangije twari butahe, ndataha njya mu rugo, nyuma ndiryamira bisanzwe, nziko no ku munsi wa kabiri nzaza. Hari umuntu w'umurwayi twari dufite hari i Kanombe, nari maze iminsi njya kumusura, ariko aza kumererwa nabi mw'iryo joro twasenze umunsi wa mbere. Hanyuma baza kumpamagara nijoro bambwira ko wa muntu arangije urugendo, ariko nge nari sinziriye sinabimenya. Gitondo mfashe telefoni nje muri nibature, sanga bampamagaye mu masaha 7, gusa nibwiye icyabaye. Ndaza sinabahamagaye, bwari nijoro cyane, ndaza turasenga. Bukeye mu gitondo ndebye kuri telefoni nyine sanga hariho ripu. Mbahangaha njya kureba wari wapfushije uwo mugabo, umwana mutoya yarerewe iwacu. Hanyuma biba ngombwa nyine ko twitegura ibyo kumujyaniriya. Yari mutoya, yari afite abana 2 bari bato, hanyuma yari agifite n'ababyeyi. Birumvikana ko icyemezo cyo kujya kumushyingura ku ivuko cyari ngombwa. Twirirwa mw'ibyo. Ubwo by'umunsi wa kabiri sinawusenzeho ahangaha, ariko abasigaye ahangaha ngo Imana yiri bibabwira ngo nimusenge mukomeje nkureho impanuka. Haleluya. No mu badiyakoni twarasenze, Imana iratubwira ngo hari umudiyakoni Satani ari kugenzaho urupfu, burya yari jewe. Haleluya, haleluya. Hanyuma turabisoza byo gusezera kwa muganga n'ibindi byose kugira ngo umuntu agende tujya kumushyingura iri yepfi Cyangugu. Hanyuma turangiza nko mu masaa 8. Saa 8 uramutse uvuye ino saa 8 ujya Cyangugu ugere indi saa 8. Reba rero gushika muri quartier saa 8 n'umurambo birakaze. Turavuga tuti reka twitegure tube turukaho gakeya, tuze kugenda nka saa 6 z'ijoro kugira ngo dushike burimo gucya tuvugane nabo bitegure by'ishyamba n'ibyiki, tuze kugerayo buri gucya basezere, hanyuma dushingure. Kari akamodoka tutuvane tujya dukodeshwa hakurya kameze nk'akabisi k'agatagisi ukuntu. Uwo muntu yari wenyine wari umurwaje, ashaka undi umuntu umwe, hanyuma nanjye ubwo mbaye wa 4. Birumvikana n'ibyandi twari dukeneye indi modoka tujya gutega ngo tugende dutatanye. Ya modoka yari ihagije kwitwara uwo wapfuye natwe tukagendamo. Hanyuma rero turamanuka, turarenze za Kamonyi, za Muhanga, za Ruhango, turagiye twinjiye ishyamba. Tumaze kurirenga, mujya mubona abantu bajya bagiriye epfo, iyo umaze kurenga ishyamba ufata telefone ugahita uhamagara abaho ugiye cyangwa bahuvuye ukababwira uti turarirenze. Ni ibintu bimeze nk'ibyanditse, sinzi wabyanditse, ariko niko bimeze. Upfa kurirenga gusa telefoni ati turarirenze rwose, tugeze ku cyayi. Mwarabibonye mugenda iriya hirya za Nkombo, mwagezeyo muti turarirenze, bashe mutwabonye babitubwira ngo turarirenze. Hanyuma turirenze, nanjye nahamagaye abaho turi kujya turababwira tuti turarirenze, mukazi imyiteguro dusange ibintu bimeze neza. Maze kubibabwira mpera ko ndasinzira. Nsinziriye, sinari ntwaye imodoka, gusinzira ntabwo cyari gitangaza. Nsinziriye, tugeze ahitwa Shangazi. Ya modoka twarimo iva mu muhanda iragenda ikubita twa tuborune two ku muhanda, twa dupore two ku muhanda tw'umutuku n'umweru dukoze na sima, iragendera gakubita. Igakubise, urumva nari nisinziriye, nkangukira hejuru, ariko nkanguka gatuza gafatanye nyine n'icyuma cy'imbere cyari kiri imbere yanjye, ngakubitaho rwose numvamo ibintu. Hanyuma kuko nari ngikanguka, ngize ngo ndakanguka neza, nsanga yakubise, yarenze ya borudire yo ku muhanda, yaharenze yagiye gukubita poto yo ku muhanda. Ndavunika rwose, ndavunika amavi, ndavunika mu gatuza, ndongera ndavunika. Ariko Imana irandamira, nibyo mwari muri kuririmba mu kanya mwakoze. Imana ishimwe kwigituramira. Igitangaza cyabaye kuri twebwe twarimo twitwa bazima, nuko nyine twavunitse mu buryo bworoheje, buryo butoroshya. Ubu ngubu mba Imana yidakinga ukuboko, ubusimba ndaha. Hanyuma igitangaza cyabayeho, wa muntu twari tugiye gushyingura, isanduku yaramenetse, abari umenagurika umutwe rwose. Twamukuyemo tujya kumushyingura ari ibisatagure by'umutwe,
naratangaye. Hari ikintu umushumba yavuze ngo Imana igirwara abantu inzigo. Icyo ngicyo nzakivugaho ubutaha kubera impamvu z'igihe. Ndashimira Imana ko twe twavuyemo turi bazima. Imodoka hari kuwa gatatu, imodoka yarahagumye kuwa gatatu, kuwa kane yagejeje ku cyumweru, igihari nyine yarapfuye yarapapanye ndetse cyane. Twe tuvamo turi bazima. Hanyuma bazanye nyine indi modoka yo kuhamukura bakajya kumushyingura. Nanjye bahamvanye banjyana mu bitaro byahitwa mu Bushenge ni mu Burengerazuba. Nahageze baramfasha ibyo bashoboye. Nyuma ndaza njya Faisal bakomeza kumfasha. Barambwiye ngo barabona bimeze neza. Rero mboneho no kwisegura kuko babonye bimeze neza, ariko nge ndumva bitaramera neza. Bingoye nkihirimira ngahirimira ahangaha. Abantu mwagiye muza mu masengesho Imana ikavuga ngo izakoreza umuntu isona ahangaha. Nubona nihirimiye ntabwo ari jewe yababwiye, ahubwo uwo yavuze mu mutegereze wenda azaza, ariko sije bibaye byaba bitewe nuko nimereye nabi nyine nirwariye. Imana ihabwe icyubahiro, ariko irabana nanjye mukanya mwansengeye. Imana nihabwe icyubahiro. Mu nkundire dukomere Imana amashyi ko yanyongera iminsi yo kubaho. Imana yanyongera iminsi yo kubaho, ndayishimiye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Kanya twari turi kuvuga ngo tujye kuganira ku ijambo ry'Imana, yuko turi umushinga w'Uwiteka. Haleluya. Numushinga Imana yatangiye kera, twabivuzeho mu itangiriro ibice 2. Imana nabo mu ijuru bose baravuga ngo nimureke tureme n'umuntu. Haleluya. Ase natwe imuvugaho ibintu byo kuyihimbaza. Nta n'ikindi yamuremeye. Niko twasomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 2 ku murongo w'10, aho yavuze ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo. Haleluya. Kugira ngo tuyigenderemo. Nicyo cyonyine Imana yaturemeye, nta n'ikindi kereka niba ari ikindi wasomye, ariko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Haleluya. Iyo mirimo myiza twayisomye mu gice cya 4 ku murongo wa 11. Aravuga ngo bamwe nyine ibagira abayobozi, abandi abigisha, abandi ababwiriza butumwa, abandi abaririmbyi, abandi buri wese urahangaha ifite icyo yagize gute, icyo yamuhamagariye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hanyuma imaze kugushyira mu murimo wayo, hari umuntu uherutse kuza hano ahakorera ikosa. Njya numva yakoze ikosa. Batumiye umuntu rimwe aza yari yakererewe, aza mbese batangiye kuvuga bati mutangire mwitegure rero bashe mu hano mu kanya murajya kwigisha. Tugiye tubona araje aricaye yihungeza ukuntu yihungiza, arangije mu kanya uko igihe cyari cyageze cyo ntabwo kugihagarika cyari kiriho, bamuha umwanya. Ageze hano aravuga ngo ati rero bene data, ati ndaje, ati Imana, ati Yesu uyu munsi ntiyabonetse, aranyohereje. Niba Mose yaravuze ngo niba tutajyanye, haleluya haleluya, niba tutajyanye wikwirirwa udutuma rwose, ndaho tujya simpava. Ngiye kubona mbona umuntu araje arahagaze aravuga ngo Yesu ntiyabonetse uyu munsi, ngo ni ngewe yohereje. Naravuze nti rero niba ari ikintu gihenze muri uyu mujyi wa Kigali, ni igihe kubona turi hano dutegereje ko Yesu avugana natwe, akaba yohereje umuntu batazanye. Igihe kirahenze muri uyu mujyi wa Kigali. Abafaransa baravuze ngo ni amafaranga. Yewe nafashe utwanjye kuko nabonaga umuntu utazanye na Yesu ntacyo azanye, mfata utwanjye nca hariya. Batista arica hariya, ndamubwira ati ngewe ngize gute, ndagiye nditahiye. Umuntu uje kutubwira ko Yesu amutumye batazanye, ntacyo navugana nawe, nditahiye. Naritahiriye, mumbabarire niba ni ntagondwa, ariko nawe yubyumva ari kwitahira, nta kindi wari kuburi gukora ahangaha. Haleluya haleluya. Umuntu rero n'umushinga Imana imaze kumurema, imushyiriyeho ibintu bitandukanye ABC bitandukanye azayikorera. Satani aragenda agira ishyari nawe apanga, kuko yari yaramaze kumenya ibihembo umuntu azahembwa naramuka bikoze neza. Abaririmbyi rwose mwakoze, mworoheje uyu murimo. Imana yabanye natwe, mwabivuze neza. Nta kindi gihembo Imana igitanga, ni igihembo kingana cyitwa iki, cyitwa ubugingo. Haleluya. Ibindi bihembo bindi kubera ko nyine umuntu byaje kurangira
abaye umukozi w'Imana arangije aba n'umukozi w'isi, nayo kandi irahemba. Ibindi bihembo isi yo itanga, nyine itanga amafaranga kubera ko ari na injuste, abayakoreye si bo bayahabwa. Abahakoreye amafaranga, abakoze imirimo ikwiye kwinjiza amafaranga. Mu by'ukuri kubera ko isi nyine irarenganya, ntabwo aba ariyo bayagira, kuko yaba isi itanga amafaranga mu buryo nyine bw'akazi kakozwe, nta muntu n'umwe uri muri twebwe wahembwa amafaranga, wagira amafaranga aruta y'abakarani, kuko nibo njya mbona bayashyiraho imbaraga nyinshi. 150 rwose bw'ibirayi ukabona ari kugenda gutya arabishikije, hanyuma wajya kumuhemba akamuhemba 500, waricaye nyine nta kundi, we yashoye ibitekerezo, isi yamuhaye ibitekerezo byinshi cyane, arangije ahemba umukarani 500 watwaye ibirayi by'5. Ariko burata Yesu ashimwe, Imana izaduha ubugingo. Haleluya, haleluya. Bya mirimo Imana yaduhaye twasomye irimo yo kuvuga ubutumwa, iyo kuririmba, iyo kugira gute, kandi iratuvuna pe. Haleluya, iratuvuna. Mujya mureba amaperu mutonda ahangaha, mwaje muri repetition, reka iyo mufite urugendo ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, kubera ko yabahamagara izabahemba, niyo bagejeje mwari gutaha saa 2 mugataha saa 3, tuvuga ngo sinzayigarukamo kuko n'undi ntawayikuzanyemo. Iyo Mana yayikuzanyemo ni igenda igira ukundi izaguhemba, nyine igenda yongera. Isi iramutse yongeyeho isaha imwe mu kazi, tuvuze induru hariya hakurya. Iyo isi yongeyeho isaha imwe banayishyiranaho n'iki? N'amafaranga. Yesu ashimwe cyane. Ariko kubera ko nyiri uyu murimo, haleluya, uwashizeho uyu murimo we ntahemba amafaranga. Buriya rese ntiyavagiwera ko iyo dusenga tuvuga ngo Imana iduha amafaranga, nyine irayabaha, irayabaha, abandi ntiyabahe. Ariko amafaranga ntabwo ari igihembo. Imana ndihemba amafaranga, Imana izaduha ubugingo. Haleluya. Rwandiko rwa Yohana igice cya mbere, igice cy'icumi ku murongo w'10. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cy'icumi ku murongo w'10. Haranditse ngo ariko Yesu, umwe mwari muri kuvuga mu mwanya, yaje kugira ngo intama ze zibone iki? Ubugingo, ndetse zibone ubugingo bungana iki? Bwinshi. Ntabwo ari amafaranga, si amashuri, si iki, niyo yambanyiri yahirya inyuma y'ishyamba nza kuyashakira ino, ariko ntabwo ari ibihembo by'Imana, ni ibihembo by'isi isi itanga, kuko niriwe ndyamye nta n'icumi bambereza. Imana yacu nitugirire neza. Umuntu azahembwa aho yagize gute? Aho yasaruye. Umukoresha hariya hakurya aho dukorera abakata buri mwanya, agenda areba uko turi kugenda tubikora. Ejo bundi n'abahanga cyane abakoresha, burya yagiraga amafishi tutari tuzi, iyo yagusangaga mu kantu kadasobanutse neza yahagenda akandika ku ifishi yawe, yagusanga mu kantu wabona ko wakoze neza, wanimye abana neza, murabizi ndi umwarimu, akagenda akandikaho akantu. Ejo bundi ahamagara umwe, dukora turi 57, ahamagara umwe aramubwira ati Ernest, warakoze kuzinduka, warakoze kugaragariza abantu urukundo, twashimye ko tuzakongereraho gutya kwijana. Ni 10% yavuze icyo gihe, tuzagushyiriraho 10%. Hanyuma undi mugenzi wanjye aza kumbwira ati se wowe yakubwiye ngo iki? Tambwira nti nose ko ari ibanga yaduhamagaye, umwe nembi kubwira nzamenye ibanga ry'akazi. Arambwira ati sinzi jewe, yambwiye 6%. Yakubwiye 6, nyir'umurimo wese awubereye maso. N'uyu witwa w'Imana, Imana yaduhamagariye gukora, tujya tukora igize gute? Ihari. Haleluya. Tujya tukora ihari, Imana ireba. Ukora akantu tanza amatafari 10, irareba ikagira aho yandika, nizaguhemba kuko uyu murimo ari uwayo, nibwo ujya kubona. Haleluya, haleluya. Ernest ashyizeho 500, hanyuma nawe Kabera ushizeho 10, uri yashizeho miliyoni, Jean Claude ashizeho 5. Kubera ko ari uwayo, n'ugenda habe n'igiceri cy'icumi bazaguhereza,
n'uwayo niwe wakoreye. Ibyo bakiza kuvuga bati turashaka abantu 5 bubaka urusengero rwashaka wenda rukitwa urwabo, bakajya bagenera nyine iki abantu 5 bari kugira gute? N'ukuri bari kuboneka. Hano harimo inoti, hano n'umuntu umwe nkanjye urugero nari kurwubaka, wenda nkajya nishyuza, ariko kubera ko atari rw'umuntu, ari urwande, ari urw'Imana, ushyiraho menshi, undi agashyiraho make, undi agashyiraho menshi, undi agashyiraho make, tukagera hariya. Ejo batubwiye ko mu nyuma y'iminsi 52 bidukwiriye kugira ngo tuzabe turimo, hanyuma tuzanahava. Nta numwe uzadukeberaho n'igiceri cy'icumi ngo ubwo usabye rekomandasiyo ukaba ugiye kujusengera Kimisange. Hano mujya mubona ko abantu turesi, hari uturesi nko muri niba ture tugira akaresi tujya duhereza umuntu wagize icyo yemeza akagitanga. Ariko ikintu gitangaje, uriya muntu nagera ntazavuga ati rero hano hari imigabane yande, imigabane yanjye. Ejo hari abantu basengeshereje abana batoya cyane rwose. N'igitangaza gihari, uru rusengero tugiye kwimukira mwejo bundi, shumba yarambwiye ngo umunsi nyine mubwira ko kari kabaye, arambwira ati urabona hano hari igiterane cy'abadiyakoni, narabaye kuba ntaraje kugisoza. Ikintu cyatumye ntaza gusoza igiterane cyaje ari nacyo cya giterane cy'abadiyakoni, sinageze ahangaha. Arambwira turabona ko hano hari imirimo myinshi, urumva kuwa mbere ntibyari gukunda, hari n'icyumba cyo kuwa mbere. Umunsi wari kuwa kangahe? Hari kuwa kabiri. Yarambwiye ati kuwa kabiri rwose twari kubwira abaririmbyi n'urwego rw'abadiyakoni rwa protokole mubamo, tukaza ahangaha buri wese twari kubabwira bakambara agakoti, abandi mugakenyera mukaza. Ntabwo umugore wanjye ari kuza ahangaha avuga ati ko ari uturesi njyambona mu rugo, nta kintu mumarira kubijyanye n'imirimo nyakwigendera yakoze. Uyu ni umurimo w'Imana. Haleluya, haleluya. Imana niyo yonyine izaduhemba. Tujya turirimba tukavuga ngo abakoranaga urukundo nibo banyine bazahora bagira gute? Bamuhimbaza. Nimuze rero dukorana urukundo, Imana yacu nitugirire neza. None mwene data, ko twarahamagawe, Imana yaturemeye umurimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Aho uracyayirimo? Uri umukozi w'Imana koko cyangwa uri umukozi w'isi? Ntabwo bisobanuye ko kubujya utera wujuje ibyangombwa wantona muri korari. Ntabwo wujuje ibyangombwa, komeza usuzume ko ibyangombwa byawe byuzuye. Imana yacu nitugirire neza. Nabakoranaga urukundo, nabashumbanaga urukundo, nababwirizanyaga urukundo no gukiranuka, abo nibo bazahora bagira gute? Bamuhimbaza. Imana yacu nitugirire neza, Imana yacu nidufashe. Abakoresha bo baba bahari bagenda bareba. Umuntu maze iminsi atwigisha yitwa Karangayire Clement, ni umugabo watuganije ku ijambo ry'Imana muri iki cyumweru gishize. Yaradutangaje, aratubwire ngo hari abantu baba mu gisirikari ariko batagize gute? Bizanyemo. Yuje mu gisirikari ngo si iby'igisirikari simbizi, ariko iyo bagiye kwangaje ahari bahangaje umuntu bakamurera bakagira gute? Hari abagenda bamara 6 wajya kubona ukabona agize gute? Ukabona aragarutse. Ni nko mu gipadiri. Hari uwiga akiga biga imyaka myinshi cyane. Hari uwiga akiga 6 yo muri segonderi petit seminaire, akiga grand seminaire, akagenda yajya kubona ukabona agize gute? Hari abo twiganye wajya kubona ukabona agize gute? Ukabona rongeye agize gute? Aragarutse. Yagiye mu gisirikare kitari iki. Yagiye mu gisirikare kitari iki. Bene data, dukora umurimo w'Imana, twongere turebe, dusuzume neza ko ibyangombwa by'uwatwangarije iki gisirikari tukibyujuje, hataho ngaho tutaba turi iki? Turingwiza murongo. Reka nsoreze ku rugero rw'umuntu batubwiye. Urwo rugero narukuyemo ikintu gikomeye. Njya ninginga Imana ngo Imana iturinde imirimo y'imfabusa mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Hari umuntu wigeze ahangaha nanone, rya mukuru ntabwo ryari zinduka riba ryagiye kureba, tuba twaje kugira ngo twumve. Hari umuntu waje ahangaha aratubwira ngo hari mugenzi wabo wigeze kubigisha, arabigisha barafashwa, fata mikrofone arasengera abarwayi, barangije ukabona rwose abantu bafashijwe
bukeye mu gitondo ngo baza kumusanga ahantu ari gukora ibintu bidakwiriye umuntu wavuze amagambo bamwumvanye, ari mu bintu rwose bamufashe mu mashati bamwishyuza ukuntu ajya kunywa. Hari umugabo w'iwacu witwa Zinywa Bahanga, umuntu udafite igiceri cy'icumi anywa inzoga, ajya mu kabari agataha yasinze, kuko abishyiramo ubuhanga bukomeye, akaza gutaha nyine yagize gute, yasinze. Undi nawe ajyaza hano akabwiriza ariko akajya no kunywa inzoga. Ubwo ibintu byombi ntabwo yabishoborera rimwe, imirimo ibiri yananiye impyisi. Aragenda noneho yishinga abandi, yishinga ko abyibushye, aragenda anywa inzoga, arangije ariko adafite ibyo yishyura. Baramufata, bamufashe bukeye, ba bantu basanga bamufashe mu majosi. Uyu si wa muntu watubwirije ubutumwa? Bahagize barya kandi n'ejo bundi rwose ntiyagwira ijoro ryakeye, ubu yabigize akamenyero, araza agakora ibibi akajya no gukora ibyiza. Uwo muntu igisirikare ntabwo ari icyo azakigwamo, shitani zamwica, niko Kerema ari kutubwira ejo bundi. Hanyuma rero baramubwira bati rero baritahira ba bantu Plito. Bageze mu rugo baravuganya bati tugiye gusenga Imana, tubaza Imana impamvu yemera ko abantu nk'abo ngabo banafata mikrofone bakavuga. Imana irababwira ati icyo mwebwe rinda umutima wawe gusa. Ubushize ubwo naherutse hano twaraganiriye ngo turinde imitima yacu kurusha ibindi byose birindwa. Haleluya. Kuko ariyo yonyine iby'ubugingo bigira gute, bikomokaho. Iby'ubugingo bimwe mwaturirimbiye, bugingo hari ukwiriye kuza. Haleluya, haleluya. Gihembo cyacu twese abaraha ngaha ni ikintu kimwe cyitwa iki, cyitwa ubugingo. Mwene data ndakwifuriza ubugingo, nanjye kandi ndabwiyifuriza. Baririmbyi ndabifuriza ubugingo, nanjye ndabwiyifuriza. Torero ndabifuriza ubugingo, bayobozi bacu turabifuriza ubugingo, natwe turabwifuriza mu izina rya Yesu. Imana turinde imirimo y'imfabusa. Hanyuma ngo Imana irababwira ati wowe umenya ibyawe, ucungane n'ibyawe. Ntabwo Imana yahamagaye koperative, Imana yahamagaye umuntu ku giti cye. Yo muri korari ntabwo Imana igireba umuntu ntirebareba nka korari, ireba umuntu ku giti cye. Umuntu ni ku giti cye, buri wese agira igipande cye. Nta gipande cyitwa impanda kibaho, habaho igipande wowe, habaho igipande jewe, nta gipande habaho igipande Shemu, habaho igipande cyanditseho Davidi, habaho igipande cyanditseho Beatrice, habaho igipande cyanditseho Gaspari. Nta bipande, umuntu ni ku giti cye. Haleluya. Imana irababwira ngo uriya muntu ari gutanga imibyizi y'iki, imibyizi y'ubuntu. Imana iturinde gutanga imibyizi y'ubuntu hano mu nyubako. Twubakira Imana ariko natwe twubakitse, Imana yacu nitugirire neza. Soje ngira nti kubera impamvu z'igihe, mwene data mushiki wacu, ku gipande wowe, mu gipande cyitwa cy'umukoresha wawe witwa Uw'ijuru, koko uranditse, uriho neza. Hano ku itorero bakira abantu buri munsi. Iyo ugeze hari hepfo kwa Vincent afite igikayi kirimo abantu benshi, ariko ntabwo Vincent yandika mu gitabo cyo mu ijuru, yandika mu gitabo cya Sejemu. Imana itugirire neza, iduhe kuba amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nsoje ngusaba ngo uganire n'umutima wawe, urebe neza niba umukoresha wawe ari kukureba neza. Yarampamagaye jewe hari hakurya, arambwira ati nshingiye kuri utu n'utu ngutu, ndagushyiriraho 10% muri uriya mwaka. Wowe ushingiye nonaha kuri ibi ngibi, yaduhamagariye kugira ngo dukundane, yaduhamagariye kugira ngo dusure abarwayi, yaduhamagariye kugira ngo dukore umurimo w'Imana tunezerewe. Kuko uyu murimo twavuze ngo umushinga Imana yateguye kera, uyu murimo wakozwe n'abantu benshi cyane. Iyo tugiye mu baririmbyi ba Dawidi bawukoze tutaranavuka. Haleluya, haleluya. Ati jewe impamvu nta ukoze neza ni impamvu z'ubupfakazi. Reka da usome muri Luka, haranditse ngo Ana yarashingiwe amara imyaka 4 n'ibiri, arangije aragenda amara indi myaka 84 ari umupfakazi. Haleluya. Imyaka 84, Imana ikimureba muri registre y'abakozi bayo ikabona ameza atya. Haleluya. Jewe impamvu ndakorera Imana neza nukubera ko nyine ni ikibazo cy'abana, abana baranshumuza. Reka dawo genda usome muri Yobu ngo yarabafite ari 10,
ariko ngo bakajya no mu bitaramo we akavuga bati ntabwo nzi bagiye bonyine ahari ntibitwaye neza ku Mana, reka nisabira imbabazi nabo kandi mbasabira imbabazi kabone n'ubwo uko byagenze. Nta rwitwazo dufite. Hari abantu bajya kuvuga ubutumwa, hari ugeza kuvuga iri iwacu, arangije hari igiterane bari kurwana n'inyubako, arangije ati amafaranga yose naturishije murambatikiye 30,000. 30,000 harandi tagera mu iki gihugu se? Yaratwishe, yaradufashe mu ijosi iriya hirya. Cyo gihe ba Paulo barareba bakavuga bati nkuriya koko barahari babuvuze bakiranuka rwose. Tikeye 30,000 ntahitagera mw'iki gihugu. Ubundi mw'iki gihugu iwacu niho kuri, ariko iyo ufite 6,000 uragenda ukicara ukegamira ugasinzira ugakanguka. Niyo mpamvu nari ngwe mu bitotsi 6 rwose ikugezayo. Umuntu bamuhaye 30,000 dore yaratugize yaraturangije. Uyu murimo dukora tujya tuwukora nyirawahari kandi azahemba. Imana yacu nitugirire neza ko azaduhemba kandi akabazahemba bawukoze neza. Niba wumva hari akantu karimo katameze neza, reka duhagurukire imbere y'Imana. Ejo umushumba wa paruwase yaravuze ngo ijambo ry'Imana, haleluya, ngo ijambo ry'Imana nirureshyeshya. Ngo ni ruki? Rureshyeshya, riba rishaka umuntu wese agira gute aryipimaho. Ijambo ry'Imana nirureshyeshya. Rero niba wumva utareshya naryo neza, hagurukira imbere y'Imana. Dusaba abakozi b'Imana badusengera Imana, badusabira imbaraga kugira ngo uyu murimo tuwubemo. Imana itwemera, Imana yacu nitugirire neza. Nasoje, niba hari imbaraga wumva ukeneye mu by'uyu murimo, kuko iby'uyu murimo byo Mana yanjye, iby'uyu murimo nyirawo arahari, tujya tuwukora reba. N'ubu ngubu jewe ntandukanye na wa wundi watubwiye ko batazanye. Nge turi kumwe rwose ahangaha, ni uri no kwivugira, ariko ari kubaza ngo mu murimo w'Imana wahamagariwe no gusura abarwayi, no kuba muri protocol, no kuba umudiyakoni, no kuba iki, no kuba umushumba, no kuba mwarimu, no kuba umubwiriza butumwa, nuwo kuba. Urumva bimeze neza ngo dusaba Imana nyirijuru idusabira imbabazi. Mushumba iduha imbabazi. Mushumba mwegere hino, hanyuma mudufashe gusenga Imana, dusaba Imana imbaraga mu by'umurimo. Murakoze. Arakoze umwigisha. Tugiye gusenga Imana, ariko duhaguruke twese ntacyo bitwaye. Ariko yavuze ijambo aravuga ngo uyu mushinga turimo ufite nyirawo. No mushinga w'Imana, ariko buri wese akwiye kureba uburyo awuhagazemo neza. Ese urimo urakora neza ku buryo nyir'umushinga agenzuye yashima cyangwa yagaye? Dufite byinshi biduca intege, bikaturangaza, bikadusubiza inyuma, ariko muri uyu mwanya dukomere Imana amashyi. Hagarara aho ngaho. Nawe ubaye uhari ukaba utsinzwe n'ijambo, waza tukagusengera Imana. Uyu mushinga nyirawo arawukurikirana umunsi ku wundi. Ushobora kubeshya umuyobozi wawe cyangwa uwo mukorana umurimo, ariko Imana ireba mu mutima. Pfukama tugusengere. Wowe uyu mushinga w'Imana uhagazemo neza cyangwa uwurimo uko wishakiye? Imana tuyongera amashyi menshi cyane. Ni byiza kugira umutima wimenya, ni byiza kandi umutima wawe uraguhamiriza. Ntago ibyo tureba ari byo, ahubwo hari iby'Imana ireba ubwayo. Yirareba ikareba aho tutareba. Hari igihe dukora kugira ngo dushimishe abantu, ariko ntacyo bimaze. Tugomba gukora kugira ngo dushimishe Imana. Wowe ntabwo usigaye. Uyu mushinga urimo urubahiriza amabwiriza yawo. Ufite amabwiriza. Hari ibyo usabwa ukaba ubyujuje, ariko niyo utabyujuje twebwe abantu ntitwabimenya, ariko Imana irabizi kandi nawe urabizi. Tuguhaye amasegonda kugira ngo nawe uze tugusengera Imana. Ubaye uhari kandi babaye araba, turasengera abangaba. Tugiye gusenga Imana wumvishije kandi wari ukwiriye gufata icyemezo. Twongere Imana amashyi.
harimo ndibaza se uyu mushinga abantu bawubayemo nabi ni abagabo n'abasore, ese abakobwa n'ababyeyi bo bawubayemo neza? Mwebwe mubayemo neza ko izi mbaraga z'Imana ziri gukora ku basore n'abagabo? Ababyeyi mwebwe muhagaze neza mu umushinga w'Imana? Abaririmbyi iyo bamajije gufashwa baravuga ngo umva umushinga, uyu mushinga urakomeye, uwuhagazemo neza ku buryo nyirawo aje yagushima. Amasegonda make niyo asigaye, hari undi urimo urarwana n'umutima agafata icyemezo, nawe watambuka ukaza tukagusengera Imana. Ahari uyu wari umwanya wawe. Abasi bakeya twongera Imana amashyi. Ndabona uyu mushinga abagabo aribo bawuhagazemo nabi, ariko muri rusange buri wese yakwisuzuma akireba, tugasenga Imana. Uyu mushinga Imana irawufuhira. Hari igihe nzategura mbabwire kuntu hari ukuntu Imana irwara umuntu inzika, ikakureka ukawubamo nabi uko ushaka, ikakurwara inzika, nyuma y'igihe ikakwereka ko idahwanye nawe, uri umuntu ukomeye, ikagukubita hasi, ikagukoza isoni ugaseba. Nyiri umushinga iyo yabishatse hari igihe ahaguruka akigwanirira, afite imbaraga zose. Tubibamo uko dushatse, tukavuga ibyo dushatse, abandi bakavuga ibyiza abandi bakabisenya, ariko nyiri uyu mushinga awugirira ifuhe. Hari igihe ajya amanuka akavuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ariko aba yabibonye. Igihe rero iyo kigeze hari igihe agukoza isoni. Mana turagushimiye, ufite imbaraga nyinshi, uri Imana ireba mu mutima. Niba imishinga yacu tuyireberera, niba mu mishinga yacu iyo abantu batwiciye akazi tubirukana, niba mu mishinga yacu abakoze nabi tubahagarika tukabaha ibihano, ntabwo umushinga wawe ushobora kuwureberera gusa, hari icyo ujya ukora mu mushinga wawe. Niyo mpamvu ijambo ryawe rimanutse ridusaba kwisuzuma ngo turebe uko duhagaze mu mushinga duciye bugufiya. Aba barapfukamye bababarira ibyaha byabo, umushinga bawitwayemo nabi, barakubabaje, bejeshe amaraso ya Yesu. Bababarire Mana, ongera ubandike mu gitabo cy'ubugingo, imbabazi zawe zibabeho. Dusengeye iteraniro ryose, ntabwo umushinga wawe tuba muko bikwiriye nk'uko ubishaka. Turambuye ibiganza byacu byombi tugusabye imbabazi kugira ngo uyu mushinga tube muko bikwiriye. Tubabarira ibyaha byacu, amaraso ya Yesu atweze kandi atuboneze. Muri iri teraniro turakwinginze, kiza n'indwara, kemura ibibazo bitandukanye, subiza ibyifuzo. Turagushimiye kubyumvise, ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Amen. Reka dukomere Imana amashyi, reka tuyongere dukomere Imana amashyi kubw'imbabazi itanze, kubw'ubugingo ihaye bene data. Kandi turambura ibiganza twerekeze kuri mwene data, tuvuge ngo Imana imuhe iki? Imana imuhe umugisha. Turabo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Tubikora turasohoza umugambi n'umushinga Imana yateguye. Tugiye gutanga amaturo n'icyacumi, iminota yacu yamaje kugenda cyane, kandi mu byo tumaje kumva seje mu turushaho kunguka buri munsi, ariko tumaje no gusobanukirwa kurushaho uburyo bwo gukorera Imana. Ntago tukiri mu bantu bakwigishwa cyane umugisha uturuka mu gukorera Imana, kuko turabahamya buko Imana itanga umugisha. Ubugingo turabubitse, ikintu gikomeye arimo arabivuga, natekereje ikintu dukorera Imana ariko already igihembo tugifite. Nicyo kintu gikomeye. Reka dutanga amaturo n'icyacumi, ibiseke biri aho ngaho, turakoresha na kode ko yafite kuri telefone, ubundi nabyo tubikiranukeho. Kugukorera ni byiza, dutambuke dutange amaturo n'icyacumi, tubikore mu buryo bwihuse.
kuko iminota yacu yagiye. turonduye mwami rikunezeze akira abayafite kuri telefone barakoresha kode dushyiraho amaturo n'icyacumi ni 0777 nabyo tubikiranukeho kandi Imana ibiduhera umugisha. Kandi kubw'ubuntu bwawe undindi bibi akira ubugingo bwanjye Mwami we n'ubwawe Yesu kandi kubw'ubuntu bwawe Mwami undindi bibi akira ubugingo bwanjye Mwami n'ubwawe Yesu kandi kubw'ubuntu bwawe undindi bibi. Imana ibaha umugisha. Iminota yacu yagiye ariko reka twongere dukore n'uyu murimo. Yabivuze ntago rugeze ahangaha ruvuye mu ijuru, ahubwo n'ibyo Imana ikomeje kudukoresha. Dutambuke tuzana amafaranga y'inyubako. Ibi nabyo ni umurimo mwiza kandi dukora tuzi yuko Imana ibiduhera umugisha. Tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga amafaranga y'inyubako muri wa muco mwiza. Dutambuke kandi turimo turayatanga. Imana ibaha umugisha. Perezida w'inyubako wa komisiyo y'inyubako anyegere. Imana ibaha umugisha. Haradushyiramo ituro ry'abana cyangwa se ku giseke cy'abana. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Twamaje gusobanukirwa yuko gukorera Imana harimo inyungu, kandi uwacu amaje kubishyigikira no kubishimangira. Tubikora kuko nyine ari ibyo twaremewe, ari bimwe mu by'Imana iduhereye ubuzima. Imana ibaha umugisha. Bakomeje kubikora neza. Imana ibaha umugisha, kandi Uwiteka yongere asubize kandi arusheho aho mukuye. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Abarimo baratambuka, ariko tugira na kode y'inyubako ijyaho amafaranga yo kubaka urusengero rw'Uwiteka. Nayo nayibabwira kugira ngo abafite telefone ducunguze uburyo umwete tubijyanire rimwe. Ushobora kutabasha gutambuka ariko uyafite kuri telefone, reka ngufashe kugira ngo nabyo ubikore. Ni ya mibare ibanza: akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0791 iyo kode ijyaho amafaranga, ugakurikiza andi mabwiriza. Imana ibaha umugisha. Reka mu mwanya perezida wa komisiyo y'inyubako agira ikintu atubwira. Mwaramutse neza. Yesu ashimwe cyane. No mwanya bampaye ni umwanya muto ndi bufate wo kubasobanurira gahunda yihutirwa tugiye gukora muri no minsi iri imbere, cyane cyane ko ejo nabwo nari nabisubiyemo ho gatoya. Ejo tuganira nababwiye imirimo tugiye gukora yihutirwa, ariko twasaga nk'abayishyize mu gihe kirekire. Nyuma tuza kuganira n'ubuyobozi, tuza kuganira n'ibyiciro bitandukanye, dusanga icyiza nuko twakihuta. Rero kugira ngo ntabafata umwanya muremure, ndabasaba abantu mwese abakristo ba hano sejemu nagira ngo mbinginge. Ndabizi kuva twatangira no murimo twabahagararaga imbere tubasaba amafaranga, ariko n'ubundi ntago nteganya kuzahagarara kuyabasaba kereka igihe tuzaba twamaze gutaha runo rusengero. Twaganiriye n'abayobozi dusanga birashoboka ko mu mpera z'ukwezi kwa 10 ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 dushobora kujya muri runo rusengero rwa hano haruguru. Impamvu yabiduteye ubwo twakoze imibare itandukanye, ariko nanone dufite pressure. Ngira ngo ababaye mu rusengero ku cyumweru mwarabibonye, inshuro zitandukanye abayobozi bacu barabasohoraga bababwira ngo nibaze bitabe ngo twasakuje, nibaze bitabe twasakuje. Naha turimo guteranira nta garanti dufite ko nejo cyangwa nejo bundi bataduhagarika ngo twasakuje. Ngira ngo murimo murabibona hirya no hino mu nsengero zitandukanye, buri munsi barasura bareba uko urusaku rumeze, kandi ntago babeshya, urusaku ruba rwagiye.
hari igihe umuntu ajya akimyoza ngo bamurenganyije. Ntago baturenganya, turasakuza. Kandi impamvu dusakuza ni uko turi ahantu bigoye gusengera urusaku rutajya hanze. Rero bene data nshuti z'Imana, bakristo ba sejemu, mu mbaraga zanyu, mu kwitanga musanzwe mwitanga, ndagira ngo nkangure ibyiciro byose biri aha ngaha bisanzwe bikora mu matsinda atandukanye. Uru rusengero turifuza ko mu minsi twavuze 52 nk'uko ejo umushumba yabitangaje, ariko ku kigaragara cyo birashoboka yuko mu mpera z'ukwezi kwa 9 imirimo yari igoye ya parafo yose twaba twayishyize ku ruhande. Parafo na sound proof narabibasobanuriye ejo, amafaranga arenze 65% akenewe turayafite, kandi tuyafite cash. Hatagira umuntu utekereza ko ari ibintu bigoye. Ayo mafaranga turayafite kandi tuyafite cash, kandi ayo mafaranga yaturutse muri mwebwe. Ariko ntituyobewe ko hari abantu bahize bagisigaje batarahigura yose ngo arangire. Usigaje 20%, usigaje 50%, usigaje 80%, usigaje 100%. Buri muntu wese agerageze akubita inzi ibipfunsi uko twitanze, duhigure vuba kugira ngo bidutere imbaraga yo kurangiza imirimo yo kubaka urusengero. Wenda mu iterano rya kabiri ninza kwa mfite umwanya ndabaha imibare, ubu nta mibare ndi bubahe, ariko ikigaragara ndabinginze mudukomeza amaboko kugira ngo imirimo duhagurukije yihute, namwe tubashyira haguye nk'uko Imana yabigambiriye, duteranira ahantu tudafitiye impungenge, tudafitiye ibibazo nk'uko muri mu kureba duhura nabyo. Imana ibaho umugisha. Ndumva nasubiza ijambo cyangwa se pastor umushumba nka mu mwanya, ariko mbere yuko mva hangaha ibi bintu mvuze murumva mubishyigikiye, reka mbasabe muhaguruke mujye muhamisha ibintu bimenyetso. Ikimenyetso cyerekana ko ibi bintu mvuze mubishyigikiye ni uko tugiye kurambura amaboko tukavuga ngo Mana dushyigikiye umurimo wawe. Ndabara gatatu, twese turabivugira rimwe, kandi umuntu utabishyigikiye aruhuke mu mutima, ntituri bumurebe yiyicarire. Ntihagire uhaguruka ngo ye kurambura amaboko. Turarambura amaboko yombi, turavuga amagambo nk'uko nyavuze. Nimara kubara gatatu twese turi buvuge ngo Mana dushyigikiye umurimo wawe. Kabiri gatatu, Mana dushyigikiye umurimo wawe. Imana ibaho umugisha. Iyi ni indahiro. Imana imuha umugisha. Reka twakira umushumba atugezeho amatangazo anasabira umugisha iteraniro, atwerekeza ku musozo. Imana tuyikomere mu mashyi, tuyishimire cyane no kubw'indahiro murahiye. Umuntu azamuye ikiganza cye arabivuze, ariko ntago biteye ubwoba. Hari n'abarahirira ibibi, ariko twebwe turahiriye gukorera Imana. Kubera ko rero mu bihamishije ibiganza byanyu, Imana ibaha umugisha kugira ngo bizemere, kandi bizemera. Araza gukomeza abivuga. Twari twavuze ko n'igiterane, dufite igiterane gikomeye cyateguwe na korali Nayote ifatanyije n'ubuyobozi bw'itorero. Batumiye korali izaturuka Rubavu, korali yitwa Beteli. Ni korali ikomeye cyane, twibwiraga ko kizabera aha, ariko bitewe n'impamvu zikomeye ndetse na komisiyo bamaje kubireba tukabivugana, twasanze guhera ejo hari butangiriye imirimo ikomeye hano mu rusengero rwa ruguru, kugira ngo byibuza ku itariki 17 na 16 igiterane kizaberemo hano haruguru. Kugira ngo bikunde rero, hari ayo wemeye yazane, nayo utemeye uyazane, twubakira Imana. Arega ibi ni ibintu byumvikana kandi dukuramo umugisha. Imana kandi yatangiye kuduha, kandi mubwire n'inshuti baze bakorera Imana. Hano hari imigisha, kandi uwo tuzahamagara azatwitabe tuyamusabe ayazane. Amen. Murabyizeye se ko igiterane tuzagikora hano ruguru? Ubwo munagisengere kandi mushyigikire korali Nayote. Biragoye cyane, babisaba miliyoni nyinshi. Amatangazo asanzwe ntago nyavuga, ahubwo ndavuga ko kuwa gatatu hazaterana zone ya Gikondo saa 11:15, kandi abizera bashya twarabatije ejo abantu bageze kuri 63. Abateranye rya mbere bahaguruke, ababatijwe ejo turababona 3.
nibo bonyine. Turagenda tureba mu materaniro yose. Abakiriwe ejo bari hehe? Twakiriye abantu 12. Nabaje mu iteraniro rya mbere. Iteraniro rya mbere barigoye, bari meze nka niba ture. Mwicare. Rero turahita dukomeza gahunda yo kwigisha abizera bashya, kuko mu kwa 12 tuzabatiza. Muri iki cyumweru rero dufitemo gahunda zidasanzwe. Kuwa gatanu mu ijoro ry'impinduka dufitemo abashyitsi, korali izabana natwe, kandi dufitemo n'umuririmbyi Gerardine, nawe tuzabana mu ijoro ry'impinduka. Abantu benshi bamenye ko yaje, kandi badusaba ko yaboneka bakongera kumva indirimbo ze. Ntago bigarukira aho gusa, amasengesho arakomeje. Cyo koza igicaniro cy'amasengesho cyo kuwa mbere karibu, ndetse no kuwa gatanu. Kuwa kane reka twongere tubabwire ko abakristo b'itoro rya Sejemu bongeye kudusaba ko twabashakira ibihe byiza byo guhimbaza Imana no kuba mu nzu y'Imana, bakumva ijambo ry'Imana, bakumva n'indirimbo. Kubera iyo mpamvu twabateguriye igitaramo kuwa gatandatu saa 9. Iki gitaramo cyo kuwa gatandatu saa 9 kizaba kirimo korali Gosheni, kirimo n'uyu mushiki wacu Gerardine. Arasubira muri Canada mu cyumweru gitaha, kandi ni ngombwa ko twumva indirimbo ze. Ni umugisha kuba ari uwacu ahangaha, ndetse ejo twabatije n'abana babo bagize icyifuzo cyiza. Dushimira n'umuryango, baravuga ngo tuzabatirizwa iwacu. Barasenze bava muri Canada baje kubatizwa, abana 3 ejo twarababatije. Rero nkuko twabibasezeranyije kandi tukabibasaba bakabitwemerera, tuzakorana igitaramo kuwa gatandatu saa 9 na korali Goshen. Muzaze duhimbaze Imana, dusenga Imana, twumva indirimbo, ahasigaye dutange n'amafaranga yo kubaka inzu y'Imana. Birababaje se? Niba mubishimye mukome amashyi, mukomere Imana amashyi. Reka tubereke umusore wafashe icyemezo gikomeye cyo kubaka urugo. Nzabitondera Manuel naze, Uwase Liliane. Mushaka aho ari umuzana umufashe mu kiganza. Murakoze cyane. Ntimugire ikibazo, aha hari abasore bamajije kurenza imyaka, baba barakaye, ariko se ko mujye mwihangana. Dufite umugisha ukomeye cyane, duhereze Imana icyubahiro. Urabona ko uyu musore wacu n'uyu mukobwa bafashe icyemezo kandi gikomeye. Uyu musore urukundo rwaramurenze, noneho rero n'umukobwa ruramurenga. We yamubwiye ko amukunda, kandi natwe turabizi. Nimuhindukire murebe na hariya hirya, muhindukire abarebe neza. Yego, mwongere muhindukire murebe na hariya. Sawa? Nimuze dufate ifoto ahangaha. Niko bimeze, tuba twarasenze Imana. Haleluya. Uyu mushinga murawemera se? Murambure ibiganza. Ngaho murebane mu maso. Basetse. Mufata ikiganza mugende kwicarira. Nirifite imbahaye. Oya baracyabahereza impano. Ariko se basore bacu barimo baratinza amasezerano y'abakobwa bacu bite byaho. Ndashaka ko komite y'urubyiruko izama abasore bakuze
nkazaza nsoma karisite kaba ahangaha, kandi hari n'umusore ufite ikibazo yaza tukamutera inkunga nk'itorero ariko bigakemuka. Murakoze cyane, reka tubasabe muhaguruke dusenga Imana dusoje iri teraniro ryacu rya mbere. Kandi uyu munsi ni tariki 3 z'ukwezi kwa 9, tubifurije umugisha w'Imana muri kuno kwezi kwa 9. Imana izaturinde kurwara no kurwaza, muzahahe kandi muronke, abacuruza marayika azahagarare ku maseta, abakorera abandi Imana izabaha umugisha, abafite business zabo Imana izabatera iteka, abadafite akazi Imana izabaremere ubuzima, ubwiza bw'Imana twese buzadutwikire, ibyo tuzagerageza gukora byose byiza Imana izabihe umugisha, Imana izaturinde impanuka mu buryo bwose, icyubahiro cy'Imana kizabane natwe. Mana turagushimiye, urashoboye kandi uri umukozi w'umuhanga, tugushimiye yuko ujya ushyigikira ijambo ryawe. Haleluya, turagushimiye kubw'iyi migisha yose, yishyigikire kandi ibe kuri buri wese. Itorero rya Sejemu uku kwezi kwa 9 tuzabona amaboko yawe akomeye arimo arakorana natwe imirimo n'ibitangaza. Umugisha wawe uzana ubukire nta mubabaro wiyongeraho. Uwo mugisha uzabe ku bakuru n'abato, uwo mugisha uzabe ku bubatse n'abatubatse, uwo mugisha uzabane natwe muri byose. Gendana na buri wese kandi ukomeze kuduha ibihe byiza. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Mujyane n'amahoro ya Kristo.